Hello, murakaza neza kurikiza online. Muri iyi video ngiye kubabwira inama wakurikiza ngo ufungure YouTube channel muri uyu mwaka. Maze igihe kinini nakira message zitandukanye n'abampamagara abansaba inama zabafasha gukora video kuri YouTube. Nkurikije experience rero mfite, izi nizo nama nakugira igihe ugiye gutangira YouTube channel muri uyu mwaka. Inama ya mbere nakugira nuko abantu benshi nkunda kubona ko bahura n'icyo kibazo ukwiye gutinyuka. Ikibazo abantu benshi bahura nacyo no gutinya gushyira video ya mbere kuri YouTube. Ubwo babagira butuma bibaza byinshi bitandukanye, bakibaza bati ese abantu nibanga kureba video zanjye, ese inshuti n'abavandimwe bazamfata gute, ese ntibazanseka, ese video zanjye nizigaragara nabi, ese abantu nibavuga gutya na gutya. Reka nkubwize ukuri inshuti yanjye, ibyo byose wibwira bizaba. Icy'ingenzi nuko ugomba gukora utitaye kuba udafite abasabu benshi cyangwa se udafite views nyinshi, kubera ko uko ugenda ukora niko ibyo uba ufitiye ubwoba bigenda bikemuka. Birababaza gushyira imbaraga mu gukora video ariko ntihagire uyireba, ariko ndakubwiza ukuri ko iyo ugiye ubikora umunsi ku munsi, YouTube ibona ko ufite gahunda ikagufasha kugeza video zawe kure hashoboka. YouTube iriho abakora video amamiliyoni n'amamiliyoni. Kugira ngo video zawe zibonwe cyangwa se zigaragare nuko ugabanya karite aho gukongera ubwinshi bwa video ukora. Reka mbisobanure neza. Aho kumara icyumweru ukora video imwe, wakora video 3 mu cyumweru nubwo zaba zitagaragara neza uko ubyifuza. Inama ya kabiri, ukwita ku byo inshuti n'abavandimwe bakubwira. Ndakubwiza ukuri ko icyo wakora cyose, cyaba cyiza cyangwa kibi, hari icyo bagomba kubivugaho. Ushatse kuba umuganga, ushatse gukora muri banki, ushatse gucuruza, igihe cyose haba hari inama bifuza kuguha. Inshuti n'abavandimwe rimwe na rimwe bakubwira ibyo udashaka kumva, gusa ntibiba bikwiye kuguca intege. Ukwiye kumva ibitekerezo abandi baguha, ariko ni wowe ukwiye guhitamo icyo ukwiye gukora, kubera ko nta wundi wakugeza ku byishimo bya nyabyo uretse wowe ubwawe. Inama ya gatatu, tangira gukoresha ibyo ufite. Witekereza ko ukeneye biriya kamera binini, mikrofone bya rutura ubona n'abanyamakuru cyangwa bariya babigize umwuga. No, koresha telefone yawe, cyane ko zimwe muri telefone kuri ubu zirusha biriya bikamera ubona ugatinya gufata video. Igihe wumva ko gukora content ari ibintu wifuza, nakoze video igaragaza uburyo bakoresha telefone, irebe hano hejuru. Inama ya nyuma naguha nuko gutangira biri mu biganza byawe, kubikora cyangwa kutabikora. Hari abitwaza abandi ngo ntibareba video zabo, ngo YouTube yanga birabura n'ibindi byinshi, ariko sibyo. Niba ushaka gukorera amafaranga kuri YouTube, bikore ubikunze kandi ubikore buri gihe. Hari abavuga ko babuze umwanya wo gukora video, nyamara ugasanga hari umwanya uta mu bindi bitagufitiye akamaro. Ikintu nshyize kurusha ibindi nuko ntatangiye gushyira video hano kuri YouTube kera. N'igihe mbikoze sinshyiraho nyinshi zishoboka. Inama naguha rero, wimera nkanjye, fata telefone yawe utangire gukora video, ushyire video kuri YouTube, utazicuza impamvu utabikoze. Kubikora kenshi ni kumenya byinshi. Izi nizo nama naha umuntu uwo ari we wese ushaka gutangira YouTube channel. Niba ukunze iyi video, kanda like. Niba utarakora subscribe, bikore nonaha kugira ngo ujye ubona video nyinshi shyira hano kurikiza online. Bye, Imana ibarinde.